Rocky na Regis murakaza neza mu rubanza mu ijuru. Ibyaha mushinjwa nibibafata muraja mu muriro w'iteka ryose, ariko nimubasha kubitsinda muraja mu ijuru, muje muri paradizo, muzabeho neza iteka ryose. Regis, dutangiranye nawe ushinjwa ibyaha byo gutuka abamarayika no kubandagaza. Reka nta bwenge bafite, ni nko kubona amafari mu butayu agenda ahagaze mu mutwe. Ni ibigoryi biraho n'ingurube. Regis, niwongera gutukanirana mu ijuru baragukubita ibiboko 500 urubanza rwawe rusubiza. Nawe Rocky ushinja icyaha cyo gutuma bakwita byose kandi uzi yuko byose ari Imana yaremye byose. Warabibonaga koko muri iyo titire, kuko iyo uza kuba urenze bari kuyiguha ariko ntayo baguhaye. Rocky, ibi bintu uvuze biratuma utagera muri paradizo. Nawe Regis na nyoko. Regis, uzi yuko ibyo bigambo bibi biratuma uja mu kuzimu ugasha iteka ryose. Ibyo nta nubwo nshaka kubimenya. Ndumva wa muginga we, nyereka ndamika kino gisasu. Regis, ntudutera ubwoba, ibyo ntibikura mu ijuru, ahubwo waba wizera yuko Yesu yagupfiriye. Byose ibyo byihore ni igitangaza. Regis, ibyatura bigarukaho ukatibura ugukwiriye. Nawe Rocky ushinjwa icyaha cyo kubesha gufite amafaranga ntagufite. Bivuga se kugira ngo bangurize bazi ko nzabishyura mfite amafaranga, ariko amafaranga mfite. N'ubu hari uri kunyishyuza miliyoni 9 kuko navuze ngo mfite amafaranga, azi kaza mfite amafaranga. Icyo kiraguhamye, none abo wambuye ntibakwanga. Yanyemera ko ntarya iwabo. Rocky na Regis muje mu muriro kubera ko ibyaha mushinjwa byose byabahamye, nta na kimwe kivuyemo. Ngaho muje mu muriro. Batangiye kuntera ubwoba njyewe.